Muri ibi bihugu 8 sasa ngiye kukubwira, hari ikibazo cy'ibura ry'abagabo. Kubona umugabo ni ikibazo cy'ingutu. Biragoye cyane abasore n'abibura. Wenda bajya kubyumva ahangaha iwacu cyangwa iwanyu ugakeka ko hari amakabya nkuru, ariko ni ibyanyabyo. Noneho ngiye kukubwira ibihugu 8 aho ushobora kwinjiramo umusore w'umuvamahanga, foreigners. Guverinoma z'ibi bihugu wagira umukobwa uhakunda cyangwa se uhabenguka, bakagupangira bije y'ubukwe, hari n'ibirenza ahubwo bakakwandikira na salary ku kwezi, ukajya uhembwa ku kwezi kubera ko umukobwa waho yakubengutse, kubera ko nawe habengutse inkumi yakwemereye kukubera umugore, nawe wayemereye kwibera umugabo, ukajya uhembwa amafaranga atari makeya. Mbikubwiye wenda ushobora gukeka ko ari ikinamico sa, nyamara si uko nguko bimeze. Buriya nko mu bihugu bizwi cyane by'u Burayi hari ikibazo cy'ibura ry'urubyaro. Ibi ngibi bituma nk'igihugu nk'Ubutaliyani gishobora kuguhemba amafaranga agera ku mayero 2,000 buri kwezi. Uramutse ukunze Umutaliyanikazi ukamuzamurira ikiganza ukamwemera kumubera umugabo, icyo gusa. Ariko ushobora kwibaza ibi ngibi byatewe n'iki, byaturutse hehe? Ubusanzwe mu mpera z'ikinyejana cya 20 aba bazungu bagize ikintu bita kwihenura, maze badukana propaganda, cengeza amatwara cyangwa se imyumvire. Yari propaganda ivuga yuko tugomba kubyara abo dushoboye kurera. Nyamara nk'uko byari bimeze nk'uko nguko, iyi propaganda kuko yakomeje gukwirakwira mu isi yose paka igeze no muri Afurika. Wumvishe inyigisho nyinshi zikubwira ko ugomba kubyara bakeya, nyamara ni igihuha gisa. Kenshi burya nkunda kubivuga mu isi y'ikinyoma kirambye cyane, abantu baragenda bakagisiga amavuta kigahinduka ukuri. Nyamara nuko byari bimeze nk'uko nguko, uyu munsi igihugu nk'Ubushinwa ndetse n'Ubuhinde barimo baratugaragariza ko cyari ikinyoma gisa. Ibanga ryaravumbuwe ku buryo kugira umubare mwinshi w'abaturage bivuga kugira iterambere rinyaruka kandi ryihuse ku muvuduko muremure, cyane cyane yabo bantu ari urubyiruko. Ngige banga Ubushinwa buri gukoresha uyu munsi bukaba busa n'ubugiye kuyoboza isi, bugiye kwiyoboza inkoni y'icyuma. Abantu benshi niryo banga Ubuhinde buri gukoresha, uburyo ubukungu bwaho burimo butumbagira buri kamwanya. Ibi ngibi rero byatumye n'izi leta zikanguka ku buryo kugira ukababera umukwe byonyine, utunga ugatunga ugatunganirwa, ukarongora ukabyara ukamera neza. Gusa simuwe ndaza kubabwira impamvu muri iki kiganiro. Wageze rero kuri Mutavu Official, umurongo mugari wacu wa YouTube. Niba ari bwa mbere uhageze, kanda ku nzogera uduhe subscribe, ariko kandi nuza gukunda iyi video ukande ku gikumwe kizamuka utwihere likes. Ari ubwiye inkuru nayo iri buze kukuryohera, uri buze kwisharinga ku nshuti, umuvandimwe ndetse n'umuryango. Niba wumva ururimi rw'Ikinyarwanda aho waba uri hose ku isi, reka nkwifurize kwiberaho neza ndetse no kuramba, anariko ikaze mu kiganiro. Njye nitwa Mutavu Ismael, ikaze mu kiganiro. Uracyafite amatsiko y'ibihugu ngo nkwihere Shuadel, wake passport, ubundi ujye gutereta, wegeragereza amahirwe. Gusa icyo nkusaba ukurikira ikiganiro paka kirangiye, iraza kurangira umaze gusobanukirwa byinshi muri ibi bihugu. Gusa ikiri buze kugutangaza, ibihugu byinshi biri muri iki kiganiro ni ibihugu by'i Burayi. Kubera iki rero? Ubusanzwe abazungu n'ubwo ari abibone, ari abanarasiste cyangwa se abantu biyumva nk'ubwoko butangaje, ujya ku isi ni bakeya cyane. Abangaba bagera muri 12% bya population yose ituye isi. Abangaba ni bakeya cyane ku buryo bwabo bashobora kutiteza igihugu cy'Ubuhinde. Abazungu ni bakeya ku buryo bafite ikibazo n'ubwoba bw'uko bashobora kuzazimira mu hazaza habo. Mu minsi mike ishize, igihugu nk'Uburusiya giheruka gufonda cyangwa se gushyiraho Minisiteri y'Ihuzabitsina, Ministry of Sex. Ikigo cyangwa se ikigo cya leta, minisiteri nyine igambiriye gucunga ibijyanye no guhuza ibitsina. Ibi ngibi leta ya Kremlin yabyikanzemo yuko umubare w'abaturage ukomeje kugabanyuka ku muvuduko udasanzwe, kubera ko benshi mu rubyiruko bari koherezwa muri Ukraine, ndetse na benshi muri bo
bakahasiga ubuzima. Ubu ngubu birasa naho umugore w'Umurusiyakazi agiye kujya ategekwa kubyara abana batari munsi y'umunani, maze ubashije kubageraho akagira bonisi cyangwa se agahimbazamusyi agenerwa na leta. Mwibutse ko aba bana leta izajya ibipavera cyangwa se izajya ibagenera buri kimwe guhera umwana ari mu nda kugeza umwana arenze mu myaka y'ubugimbuke cyangwa se atakiri mu gihe cy'urubyiruko. Ni ibintu bitangaje cyane, nibwo uri buze kumva agaciro k'umugabo ukenewe muri ibi bihugu ngiye kukubwira. Nturambigwe paka ikiganiro kirangiye, ndaje nkubwira ibi bihugu ni ibihe. Twihuse rero ku mwanya wa 8 turahasanga igihugu cy'Ubutaliyani. Ahangaha ni mu majyepfo y'Uburayi, mu majyepfo y'Uburayi iwabo w'ubwiza, iwabo w'ingoro zisamaje zitangaje zubatswe n'Abaromani, iwabo w'abatetsi karundura, iwabo w'imivinyo irenze, imivinyo iryohera cyane, iwabo w'ubusirimu. Abataliyani bazwiho byinshi, nyamara ugeze mu Butaliyani usanga ikibazo cy'abagabo ari ikibazo cy'ingutu, by'umwihariko nko mu gace kazwi nka Lazio. Ahangaha kubona umugabo ni ingutu. Mugenzi barakubwira kugira ngo bicemo neza mu Butaliyani, umugore kubona umugabo niyo amubonye guverinoma y'Ubutaliyani mwandikira amayero agera kuri 2,000 bya buri kwezi nk'uko nabikubwiye. Ushobora gutera intambwe ukazamuka ukajya mu Butaliyani ukareba ko wagerageza amahirwe. Twagiye noneho tugeze ku mwanya wa 7. Haraza ikihe gihugu? Mu mwanya wa 7 turasanga igihugu kizwi nka Estonia. Ahangaha naho ku mwanya wa 7 turasanga igihugu nka Estonia. Estonia nayo ibarizwa mu majyaruguru y'Uburayi. Ni igihugu ushobora gusanga kiri hafi y'inyanja ya Baltike, igihugu gifite amashyamba nyamara nubwo ari mu mpera z'isi, igihugu gifite imijyi y'amateka. Estonia iwabo w'ubwiza. Estonia ubusanzwe igira abakobwa basa neza, abakobwa b'ibyuki pe, ariko ikibazo cy'abagabo nacyo ni ingorabahizi. Usibye no kuba Estonia ifite abagore benshi, nyamara abagore babo barangwa no kugira umuco n'indangagaciro zo gushinga urugo. Uramutse rero ufite gahunda wazamuka mu majyaruguru y'Uburayi muri Estonia, cyane ko leta nayo hari ikikugenera ku kwezi iyo uri umuvamahanga w'umugabo wemeye kurongora inkumi yo muri Estonia. Wagiye ku mwanya wa 6. Umwanya wa 6 nakubwiye ngo ibihugu byinshi biri ahangaha, ibyinshi ni iby'Iburayi. Iburayi mu bazungu. Umwanya wa 6 uribaza hari ikihe gihugu? Icyo nta kindi usibye Iceland. Naho ni kure, iwabo w'ubutita, iwabo w'imisozi y'amasimbi n'urubura. Iceland mu Burayi bw'amajyaruguru. Ahangaha naho umubare w'igitsina gore urihuse cyane ugasiga umubare w'igitsina gabo. Byorohera abagabo kujyaho kubona abagore buryo butagoye, ku buryo na leta yashyizeho porogaramu y'uko umusore wese w'umuvamahanga uzarongora umunya Icelandkazi, uwo ngo aba afite amafaranga finance, aba yemerewe ku kwezi. Niba ufite gahunda ushobora kujya muri Iceland. Usibye n'ubwiza bw'abakobwa bo muri Iceland, ahari ibyiza nyaburanga ushobora kuryoherwa naho, ndetse n'imirimo myinshi cyane ku bakozi. Nakubwira ngo iyi ni indi shwadiri niba ufite gahunda wanyarukira muri Iceland, iwabo w'abakobwa b'ubwiza ariko babuze abagabo mu by'ukuri. Noneho ku mwanya wa 5 eka tuve mu Burayi tujye mu majyepfo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu majyaruguru ya Amerika y'Amajyepfo. Ku mwanya wa 5 turasanga Mexico. Ahangaha ho ni mu majyepfo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko kandi hakaba mu majyaruguru ya Amerika y'Amajyepfo. Mexico guturuka ku butaka bw'umucanga mu butayu ukazamuka ku bice by'amashyamba agusha imvura n'urubura. Aho ngaho ni mu bice byiswe ibice bya Tropic Forest. Mexico usibye no kugira beaches akataraboneka nziza cyane zikurura abantu benshi baba bagiye kuhinezereza, ahangaho ushobora kujya ukakura inkumi kuri makeya, nta nkwano nta byinshi bagusaba. Umubare w'igitsina gore waragiye ukubita hasi umubare w'igitsina gabo, ku buryo abagore benshi bataka ikibazo cy'ibura ry'abagabo. Mexico usibye n'ibi ngibi, naho guverinoma
y'iki gihugu cya Mexico yashyizeho ingamba z'uko abasore bose bazaba ari abavamahanga bakemera kubana n'inkumi z'abanyameksikekazi, inkumi ubona ko ari iz'ubwiza buhebuje. Byanga byakunda ushobora kugira amafaranga wandikirwa ku kwezi ukamera neza ariko ugatunga umunyamekisike. Twihuse cyane ku mwanya wa kane turahasanga igihugu nka Armenia. Armenia mu mbago cyangwa se mu mupaka uhuza Uburayi na Aziya. Ahangaha naho ni Burayi, aho ushobora gusanga abazungukazi beza ariko bahuriye n'ikibazo cy'ibura ry'abagabo. Armenia iwabo w'imisozi y'amabuye n'ibitare. Armenia igihugu cy'ubwiza kandi gikungahaye ku muco, igihugu kirimo ibibaya bitangaje biryoheye amaso kubireba. Usibye n'ibi ngibi, ukibona umunyarumeniakazi ukagira amahirwe ukamukunda nawe akagukunda, ubwo ngubwo ufite byinshi ugiye gukura kuri leta, bisa nk'umusanzu cyangwa se umusada wundi udasanzwe. Abanyarumeniakazi barangwa no kugira ikinyabupfura cyinshi no kubaha. Gusa ibi ngibi nabyo ndabikemanga ko iby'abazungukazi nabyo bijya bincanga. Armenia nayo ni indi shwadeli ku muntu ushaka umugore. Ahangaha abagabo baragiye baba bibura ku buryo umubare w'igitsina gore wagiye ukirukanka ukareka umubare w'igitsina gabo. Reka tujye ku mwanya wa gatatu tunihuta cyane. Umwanya wa gatatu turahasanga igihugu kizwi nta kindi usibye Peru. Kuva mu bice bya Machu Picchu uzamuka ugera mu mujyi mukuru wa Peru paka ugeze ku ishyamba ry'Amazone. Ni igihugu cy'ubwiza koko, ariko noneho gifite umubare w'abagore benshi koko, ariko abagore b'ubwiza buhebuje. Ugeze mu bice bya Machu Picchu usanga abagore ari benshi ahangaha muri iki gice cya Peru, ku buryo bagiye bagakubita umubare w'abagabo hasi koko. Ibi ngibi nabyo byatumye guverinoma yicara ikabyigaho kugira ngo ishakire aba bagore b'ibishongoro ubona ahangaha kuri videwo abagabo ukabinakeza. Ukigera muri Peru nta kindi usibye ko bakwakiza inkumi nziza cyane, bakakubwira ati urakaza neza muri Peru. Abakwakira nta zindi ni inkumi nziza cyane, maze bakakubwira ngo niba hari uwo wakunze uri tayari kumutwara. Iyi nayo ni indi shwadeli ku bashaka gushaka abagore, mwagera muri iki gihugu mukigerageza mukareba Peru. Uti ku mwanya wa kabiri akeka hari ikihe gihugu? Iki ngiki nta kindi usibye ko ushobora guturuka St Petersburg ukagera i Moscow ubona abakobwa abazungukazi barebare b'ubwiza, abazungu b'imisatsi y'umweru na blonde. Abangaba ni abarusiyakazi. Abangaba nabo baragiye batura umubare w'abagabo hasi. Nk'uko nabanje kubikubwiraho nkitangira ikiganiro, mu Burusiya hari ikibazo cy'ibura ry'urubyiruko, hari ikibazo cy'urubyaro rukeya kubera ko nyine abagabo ni bakeya. Usibye no kuba iki gihugu cy'Uburusiya cyarashyizeho minisiteri ishinzwe kubungabunga no gusuzuma no kugenzura ibijyanye n'imihurize y'ibitsina, uko abantu bagomba kororoka. Ubusanzwe mu Burusiya ukihagera bakwingingira kuba wahaturukana haguma ukahasigara, byaba ngombwa bakanagusaba kuba washaka umurusiyakazi urongora, maze guverinoma nayo ikaguhundagazaho amafaranga angana n'ibihumbi 3,500 by'amayero buri kwezi. Ibi ngibi ni ibintu bisanzwe ku muntu wageze mu Burusiya akarongora umurusiyakazi. Nkwibutse ko viza ijya mu Burusiya urebye neza ku bihugu byo muri Afurika itanahenze cyane. Twihuse tugiye kujya ku mwanya wa mbere. Urakeka ari ikihe gihugu kiri ku mwanya wa mbere? Mbere yuko tujya ku mwanya wa mbere, niba wakunze ikiganiro wibuke gukanda like. Reka nze ubundi nkubwire igihugu kiri ku mwanya wa mbere. Ku mwanya wa mbere turasanga igihugu kizwi nka Portugal. Porto, imijyi nka Lisbon, iwabo w'inyubako z'amabengeza, inyubako zirambye z'ibinyejana, inyubako zifite ubuhanga bwinshi cyane, karitsiye ziryoheye ijisho. Ahangaha naho ni iwabo w'abakobwa beza koko, w'abakobwa beza b'ibyuki koko, nk'uko ndi kubikubwira cyangwa nk'uko uri kubibona ahangaha ku mashusho. Ubusanzwe igihugu cya Portugal cyo gisa n'icyihariye kubera ko n'amakupure y'abakundana usibye kuba ari umusore waba uturutse mu gihugu cyo hanze cyangwa ari umunyamahanga,
ahangaha leta iba ifite amafaranga iyandikira. Ahangaha kugira umukunzi muri Portugal biguha ubushobozi bw'uko leta ishobora kugukunda. Usibye no kuba wagenda ukarongora umunyaportugalikazi, ubusanzwe Portugal ni kimwe mu bihugu aho ubuzima n'imibereho iba yoroshye cyane. Ubuzima buba buryoshye hariya, wirira isi ku mazi, wibereye za Lisbon, utembera hafi n'inyanja n'abakobwa beza. Portugal ahari ubuzima bworoshye, aho abakobwa bagiye bagakubita hasi umubare w'igitsina gabo koko, ku buryo kubona umugabo muri iki gihugu cya Portugal ari ikibazo cy'ingume. Reka se nusoreza ikiganiro ahangaha, niba wagikunze wibuke gukanda like, wibuke gukora subscribe niba ari bwo bwa mbere ageze kuri channel yacu ya Mutavu Official, kandi wibuke gukora share kugira ngo ibiganiro byacu bibashe kugera kure. Niba hari inyunganizi cyangwa igitekerezo ufuza kuzatugezaho mu biganiro by'ubutaha, wakwandika muri comment ukatubwira icyo wifuza ko twazaganiraho. Reka mbabwire ngo hasta la vista, Imana y'u Rwanda ibane namwe kandi mubeho neza ndetse murambe. Bye bye.